Yesu ashimwe, uramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Imbaraga z'Imana zibane nawe, ubuntu bw'Imana bubane nawe, bugushoboze mu bihe urimo gucamo. Imbaraga z'Imana zigwire mu mutima wawe, zigushoboze kwihanganira ibyo waba ucamo bikomeye, zigushoboze gukomeza kwizera Imana. Imana niyo kwizerwa uko byamera uko ariko kose. Hari ibihe biduhemuza, abantu baduhemukira, ni kwisi imeze. Yewe natwe ubwacu ariko tugambirira ibintu byiza twagombye gukora ntitubikore, twakora ibintu bituzanira ingaruka tukisanga tuzihagazemo. Reka nkubwire ngo Imana ni nyembabazi, Imana ni nyabuntu kandi iracyadukunda. Ntidukuraho amaso, komeza ugana aho iri. Nunatemba, nunabura imbaraga, uzajya utemba ugana aho Imana iri. Iragutegereje mu mbabazi nyinshi kandi umunsi wose ni uw'agaciro ku buzima bwacu, yewe no mu maso y'Imana. Umunsi umwe wahindukiramo ibintu byinshi. Reka dufatanye gusoma, turi mu gitabo cy'ibyo ku Ngoma cya 2 ku gice cyaho cya 6 kuva ku murongo wa 3. Ngo umwami arahindukira aha iteraniro ry'Abisirayeli ryose umugisha. Iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari rihagaze. Arangije avuga amagambo y'Imana yasezeranyije se Dawidi n'uburyo Imana bisohoje, uburyo Imana ari Imana y'amasezerano n'ibindi. Ku murongo wa 10 ngo none Uwiteka ashohoje ijambo yavuze, kuko mpagurutse mu cyimbo cy'umukambwe wanjye Dawidi, nkaba nicaye ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli nk'uko Uwiteka asezeranyije, kandi nujuje inzu nubakiye izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Abenshi bamaze iminsi bagendana n'Imana, hari ibintu tuba twaramaze imyaka dusengera, rimwe na rimwe tukibwira ko bitazanashoboka, ubundi tukabisiba mu bwenge bwacu, mu bitekerezo byacu, ukabaho nyine wizeye ko nta bizigera biboneka, ariko wajya kubona ukabona gukora kw'Imana. Ese ibyo bintu by'ubisubizaho umutima, ukabona ubutabazi bw'Imana n'ubwizerwe bw'Imana. Nshuti y'Imana, abera bafite ubuhamya bw'iby'Imana yabakoreye bakiri nahanga. Ibi ngibi mu myaka yatambutse byari amagambo mu buzima bwa Dawidi, ariko uyu munsi byasohojwe mu buzima bwa Salomo. Reka ibi ngibi bigutere kongera kwiringira Imana. Imana y'amasezerano, Imana itabeshya, Imana idahinduka, Imana idahemuka, izasohoza ikivuga ku buzima bwawe. Ku murongo wa 12 ngo ahera ko ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro ry'Abisirayeli ryose rihari, atega amaboko ye. Uwo ni umwami. Ahera ko ahagarara imbere y'icyotero cy'Uwiteka, iteraniro ry'Abisirayeli ryose, atega amaboko ye. Kandi Salomo yari yararemye ikintu gisa n'uruhimbi cy'imiringa, uburebure bwacyo bw'umurambararo bwari mikono 5, ubwo ni metero 2 n'igice, ubugari bwacyo bwari mikono 5, uburebure bwacyo bw'igihagararo bwari mikono 5, agishinga mu rugo hagati, agihagararaho maze apfukama imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose, atega amaboko ayerekeje ku ijuru. Umwami upfukama, umwami utega amaboko. Iki kintu cyakwigisha iki mu buzima bwawe? Mwibuke ubutunzi bwose afite, mwibuke icyubahiro cyose afite, mwibuke iby'Imana ikoze mu buzima bwe, n'umutima we nturanamuka ngo ujye kure y'Imana. Afite Imana umwanya. Ese wowe nanjye nshuti z'Imana, ibi bintu hari igihe twibwira ko ari ibintu bisuzuguritse, ari ibintu by'abantu badasobanutse cyangwa badafite ubushobozi, ariko Imana ikwiriye icyubahiro cyose n'ubutware bwose no gukomera kose. Sinumva impamvu wowe nanjye tutayipfukamira, sinumva impamvu tutayitegera amaboko, sinumva impamvu tutayibwira ibyuzuye imitima, sinumva impamvu tutayiganaho umunsi ku munsi. Ku murongo wa 14 arasenga ati, ubwo mwami arapfukamye azamuye amaboko kuri cya kintu cy'uruhimbi yubatse, ngo arasenga ati, Uwiteka Mana ya Isiraheli, nta mana ihwanye nawe mu ijuru cyangwa mu isi, ikomeza gusohoreza isezerano abagaragu bawe no kubagirira ibambe bagendera imbere yawe n'umutima wose. Wakomeje ibyo wasezeranye n'umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi, nk'uko wabivugishije akanwa kawe, none ubisohoresheje ukuboko kwawe. Nuko rero none Uwiteka Mana ya Isiraheli, komeza ibyo wasezeranyije umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi, nk'uko wamubwiye uti, ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isiraheli imbere yanjye. Niba abana bawe bazitonda mu ngeso zabo, bakagendera mu mategeko yanjye nk'uko wagenderaga imbere yanjye. Nuko Uwiteka Mana ya Isiraheli, ijambo ryawe wabwiye umugaragu wawe Dawidi urihamye. Yabanje kuvuga Imana y'amasezerano, Imana isohoza ibyo yavuze, aracyakeneye n'imbaraga z'Imana. Yemwe ati, ibyo wabwiye umukambwe wanjye Dawidi ko atazabura umwana ku ngoma bihamye, niba abana be bazakomeza kugendera mu mategeko n'amabwiriza y'Uwiteka. Nanone isengesho nurireba nuryigiraho, ntago ari ryo gufata mu mutwe, si ryo gusubiramo nk'uko ryari riri, wowe ukwiye kuryigiraho gusa ugasenga ibigendanye n'ibiri mu mutima wawe. Ariko nanone biratwereka umwami wamenye Imana ye, umwami ufitanye n'Imana ubusabane. Ubusabane nicyo kintu cy'ingenzi. Murongo wa 18 ngo ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Ubwo ni Salomo kirimo gusenga ngo dore ijuru ndetse n'ijuru risumba yandi nturi kwirwamo, hanswe iyi nzu nubatse. Urumva yari yakoze inzu y'igitangaza, kuyirata byari bishoboke, ariko azi Imana ye, azi ko ari Imana itakwirwa muri iyi nzu. Ndetse arimo aravuga ngo nkanswe iyi nzu nubatse. Iyi nzu mbese ntabwo ifite agaciro kuko ari nge wayubatse n'amazahabu menshi, oya urayiruta cyane Mana. Hari igihe tugira ibikorwa hano mu isi, abantu bikomera amashyi, twabyerekaho amaso natwe tukabona ni sawa, tukabona ni byiza, bigatera imitima yacu bwibone. Ariko iyi nzu bubakanye icyubahiro gikomeye n'ubutunzi bukomeye, ntabwo yigeze itera umutima wa Salomo kumva ari igitangaza, oya, ahubwo aracyumva iciriritse ugereranyije n'Imana arimo ayubakira. Umurongo wa 19 ngo ariko wite ku gusenga k'umugaragu wawe nkwinginga,
Uwiteka Mana yanjye, wumve gutakamba no gusenga umugaragu wawe ngusengera imbere, kugira ngo uhore ushyize amaso kuri iyi nzu ku manywa na nijoro, n'ahantu wavuze ko uzashyira izina ryawe, ngo ubone uko ujya wumva gusenga umugaragu wawe nzajya nsenga nerekeye aha. Nuko ujye wumva kwinginga k'umugaragu wawe, nuko abantu bawe b'Abisiraheli uko bazajya basenga berekeye aha hantu, ni koko ujye wumva uri mu buturo bwawe ari bwo juru, kandi uko uzajya wumva ubabarire. Arakomeje 22, umuntu nacumura kuri mugenzi we bakamurahiza indahiro, akaza akarahirira imbere y'icyotero cyawe muri iyi nzu, ujye wumva uri mu ijuru utegeke, ucira abagaragu bawe imanza zitsindisha abakiranirwa, bituruwe gukiranirwa kwabo, zigatsindishiriza abakiranutsi nk'uko gukiranuka kwabo kuri. Abantu bawe b'Abisiraheli nibirukanwa n'ababisha bazira ko bagucumuyeho, nyuma bakaguhindukirira bakerura izina ryawe, bagasenga binginga imbere yawe muri iyi nzu, ujye wumva uri mu ijuru ubabarira abantu bawe b'Abisiraheli igicumuro cyabo, ubagarure mu gihugu wabahanye n'abasekuruza. Yasengeye ibintu byinshi cyangwa se ibintu hafi ya byose byari ku mutima wo muri uwo mwanya, asengera ubwoko bwe, avuga ku bishyizwe kera, nibagucumuraho, nibajya kure, nibigenda gute, abakongera bakerekera ino nzu bakayerekezaho amaso bakakwinginga, Mana uzasubize gusenga kose. Reka nongere ngo ibintu byose byarashohojwe muri Kristo Yesu. Nta handi hantu ukeneye guca, handi hantu ukeneye kwinjirira, nta wundi musozi runaka ukeneye gucamo, yewe nta n'umuntu runaka, waba ari umuntu usenga neza, yaba ari umuntu w'umukiranutsi, yaba ari umuntu Imana ikoresheje imirimo ihambaye, nta wundi muntu ukeneye kujya hagati yawe n'Imana. Kristo arahari, no muhuza w'abantu n'Imana. Ibi byose byarasohojwe. Uyu munsi abantu bashobora gusengera Yerusalemu ntacyo bitwaye, ariko ni igikorwa cyo gutembera nkuko n'ahandi hantu hose wahatemberera. Icyiza cyo kuhatemberera umenya amakuru ya Bibiliya. Ikindi iyo wageze ahantu uyuhasomye muri Bibiliya wumva ubyumvise cyane, yubwiwe amateka yaho, ariko nta sengesho ry'umwihariko rizakorerwa kuko wageze hari ahantu iriya nzu yahoze cyangwa se hari ahantu iriya nzu iri. Oya, ntago haba umwihariko uri muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 26, ngo ijuru ntirikingwa imvura ntigwe kuko bagucumuyeho, nyuma bagasenga berekeye aha, bakubaha izina ryawe, bakareka igicumuro cyabo kuko uzaba ubahaniye, ujye wumva uri mu ijuru ubabarira abagaragu bawe n'abantu bawe b'Abisiraheli igicumuro cyabo, uzabigishe kugendana ingeso nziza, uvubire igihugu cyawe imvura icyo wahaye abantu baweho gakondo. Kandi by'umunyamahanga utari wo mu bwoko bwawe bwa Isiraheli naza aturutse mu gihugu cya kure, azanywe n'izina ryawe rikuru n'amaboko yawe akomeye n'ukuboko kwawe kwagirije, nibaza basenga berekeye iyi nzu. Arakomeza avuga ngo ujye wumva gusenga kwabo, bakubahe, amahanga yose amenye ko nta yindi Mana. Ni byiza rwose, kandi n'uyu munsi biracyakorwa. Abanyamahanga benshi bajya hari ahantu gusengerayo, ariko nongere nkubwire ngo ibi byose byashojwe muri Kristo Yesu. Nta sengesho ry'umwihariko n'ahantu h'umwihariko. Umwihariko dufite ni Kristo Yesu. Ibi bitumye urugendo rutworohera nubwo tutabimenya. Urugendo rurakoroheye, ahantu hose uri wahamagara Imana ikakumva, wasenga mu izina rya Yesu Kristo bigakunda. Ibintu byaroroshye uyu munsi. Ariko niwumva nanone muri iri sengesho rya Salomo, urumva harimo ibanga ryo kwihana. Iyo babaga bagarutse kuri iyi nzu cyangwa bongeye kuyerekezaho amaso, batsinzwe, bagize intege nkeya, baciye mu bihe bibi, byabaga ari ikimenyetso cyo kwihana. Na n'uyu munsi nuko tugarukira Imana, nshuti y'Imana, tugarukira Imana muri ubwo buryo. Twagiye kure, twakoze ibyangwa n'Uwiteka, tuyigarukira mu gikorwa cyo kwihana. Ku murongo wa 40, ngo nuko Mana yanjye ndakwinginze, amaso yawe arebe n'amatwi yawe yumve isengesho ryose rizasengerwa aha. Nuko rero none Uwiteka Mana, haguruka winjire mu buruhukiro bwawe, wowe ubwawe n'isanduku y'icyubahiro cyawe. Abatambyi bawe Uwiteka Mana bambikwe agakiza, abakunzi bawe banezererwe amahirwe. Ni uburyo bwo gusenga, ariko mu by'ukuri nta hantu Imana irimo ihaguruka, ibera hose icyarimwe, ishobora byose, yuzuye hose. Mana ni umwami, ni umuremyi, arenze kure aho ubwenge bwanjye bwageza kumwumva no kumubona. Ariko ni uburyo bw'imivugire, ni ugusenga bigendanye naho ubumenyi bwa Salomo cyangwa ishurirwa rye ryari rigeze. Nshuti y'Imana, ikintu cy'ingenzi muri ibi byose ni uguhamagara kubaho kw'Imana mu buzima bwawe, ni ukurinda icyubahiro cy'Imana mu buzima bwacu. Nibyo dukwiriye kugundira kuruta ibindi bintu byose. Wikwemera gutakaza agakiza wahawe, wikwemera ko gakerenswa cyangwa kamburwa agaciro, ahubwo sigasira iby'agaciro waherewe muri Kristo Yesu. Imana iguha umugisha, ikugwiriza imbaraga umunsi kundi. Wibuke ko ari umunyembabazi uko tumugarukiye, nkuko Salomo yasenze, nibagaruka uzabumve. Na n'uyu munsi ko tumugarukiye aradusubiza kandi akatugirira neza. Imana iguha umugisha, ugira umunsi mwiza.